So men, zikomeza neza wagwana. Njye mbona abasitari bari kugira ngo uce ngo. Njye mbona abasitari bari kuja baragira ngo uce. Gusa ariko kabifuriza amahoro y'Imana. So rero nanjye ari imbere yanyu ewana. Ari ikintu ngiye kubabwira rero. Ngiye kubabwira yuko mani byanze bikunde hari urugamba rukomeye mani. Hari n'urugamba utashobora kwigwanira wenyine ngo bishoboke. Mani ndagiye muri bino bintu byo gukina byo kuba mu content creator. Noneho nyine ni ikintu rero ntazi nyine. Ibintu byangoye mu buzima nukuba njye ubwanjye nakwimenya nkimenyera buri kimwe cyose. Abenshi muranzi muzi niyo boneri mani, muzi ko nihiriza mu mihanda nkigira na mu magereza twagezemo. Mani nyine ikintu gihe cyangoye mu buzima ku ruhande rwanjye ni ukwimenya, gukora ikintu nta muntu ugufashije, nta muntu ugusapotinze. Mani byarangoye. Noneho ukamenya uko urakora edit, noneho gushaka abakinnyi, ingendo mani nta mafaranga ufite, kujya muri shoot nta n'ijana ufite, byari ikibazo. Ni ikibazo gikomeye cyane. Noneho kubona ukora video, ikintu noneho cyambabazaga cyane, gukora video ukayisohora ikamara ukwezi imaze kurebwa n'abantu 10 5. Mani byari bigoye, byari bigoranye. Kose nzagira abasabye 10,000, nzagira abasabye 1000. Mani kugira abasabye 1000 byari bigoye, wumva ngo byari bikomeye. Gusa ariko nyine kubw'Imana byiza bigenda bikunda gake gake. Kandi nabwo sinabura kuvuga ko ikintu cyangwa mu buzima abantu bancaga intege bavuga ko nta kintu nzanageraho. Yego nta kintu nagira ariko nzakigeraho. Kwego wanca intege n'iby'ubwende mani, kuko mfite ibyo nakoze, mfite n'ibyo ubona icambere, mfite aho nshaka kuva, mfite n'aho nshaka kugera, mfite n'aho navuye. Nuvuga ngo rero byanze bikunde kuza uca intege ngo nta kintu nzageraho, nta kintu wazumbwira wowe, sibyo? Abantu banciye intege ari benshi my dear friend. Gusa nawe icyo nakubwira cyo, ibyo uzakora byose ntuzatekereza ko bose bazabyishimira. Abazaguca intege, bazakumvisha ibyo gukora byose katari ukuri, bazakumvisha ibyo guca mu nzira zitari zo. Gusa ariko wowe uzahatane kuko uzafite icyo ushaka kugeraho. Nyaboneka njyewe n'umuhungu wanyu ndabashimiye cyane. Ni ama video ngiye mbahereza y'amapranka. Thank you. Wogeza kuri channel bwa mbere, nogera udakande subscribe. Nyaboneka Saravista, turasubira nakagaruka ngiye. Mumeze muti inshuti zacu, bafana bacu kuri YouTube, kuri ahantu hose kuri Facebook. Nagarutse rero macupa. Mani mu buzima bujya hari ikintu kigora, sibyo? Hari ibintu bya mani ubona nyine ukabona nyine ni ibintu bikomeye cyane tukujya ugomba gushaka. Nyine nge buriya hari ikintu nibazaga, hari ikintu natekereza nkunda gutekereza avuga ati mana ntabwo icubashye, sibyo? Buriya nk'abantu muri mubizi ntazagira umuntu guca intege, sibyo? Ntazagira umuntu guca intege muri bino bintu. Itangira bino bintu mbese abantu bose benshi bavuga ati sibanga ine nuko umuntu uzabishora koko, kumva ntari kumwumva nta cyizere nifite, avuga ati siko kunyagasitene bino bintu nzabyinjiramo bishoboye. Ntari avuga ati nzamenya ndakinira iki, nzakora iki. Ariko burya ikintu gikunze uzaza kizamo nyine uri furushe nyine uvuga ati cyo kintu njya kukizamo meze neza. Naraje nyine just ndahaza ibintu ndavuga ati sinyagasitene, ariko ibyaje byose ngiye kwemera nze gerageza amahirwe. Twanaraje nyine ndahaza ndiko mfite ubwoba, ndavuga ati sinari ntabishobora. Ibintu byaramvunye mu buzima bw'itekereza nkariye nkavuga ati uzakora iki, aho njyanye hose nzakora iki. Hatekereza nkavuga ati mana yanje kuko nzaza kuko naje ngiye kumukomedi. Hatekereza abantu bakanje njye bakavuga ati wa mwana ibintu ukwiye ntazabishobora. Cyo kintu ntakitekerezaga mu buzima babiri kugira ngo ngiye mwabaruza ukuntu byamvu byaramvunye papa. Biro ibintu biravura mani, sibyo? Saisi nzi kutangiye kuza kubona ngeze mu basabo bageze muri iki byose ibyo biba byaraguye mani. Hakurikije mfashe n'Imana cyo kunyategejeje anga mani ko twaratangiye n'umwaka ni furushe. Aho mwese mbifurije umwaka mushamuhire mu utangiremo neza, tubigeze ko ariko n'ubundi guri kugenda, sibyo?
just ndabashimiye mukore subscribe